banyarwandakazi inshuti z'u Rwanda bakunze bandenganura TV mirimbanyi zirimbanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu aho muherereye hose ku isi nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Ndenganura TV. Munyemerere rero mbasabe iki kintu niba ari ubwa mbere ugeze kuri Ndenganura TV cyangwa se ukaba usanzwe uhagera ukaba utarashyiraho subscribe uyishyireho ukande kunzogera, hanyuma ukore like ukore comment kandi ibiganiro byacu mu bisangize n'abandi kugira ngo babashe kumenya ibikorerwa hano kuri Ndenganura TV. Rero nkuko nkomeje kwibabwira muri uyu mugoroba murabona ko nteguye ikiganiro bwije, ndagira ngo menyesha abanyarwanda badukurikira ko Kagame akomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane kubera ko yahuye n'umugabo umushoboye, nyakubahwa nyiricyubahiro perezida wa DRC cyangwa wa perezida wa Congo Antoine Felix Tshisekedi amaze gutangaza yuko leta imaze gutangaza yuko batanze impuruza kuri Amerika bayimenyesha yuko Kagame akomeje kurenga ku masezerano y'ibyo bumvikanyeho ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12. Rero abanyarwandakazi akaba ariyo mpamvu nyakubahwa Antoine Felix Tshisekedi yamaze kugaragaza ko ejo kuwa mbere yiteguye gutumaho Sena ndetse n'abadepite akabateranya kugira ngo abasabe ikiri mu nshingano zabo bakimwemerere nawe akora inshingano ze kugira ngo yivune umwanzi. Iki kiganiro ntabwo kiramara umwanya munini nkuko nkomeza kubibabwira, iri ni itangazo rya rije ryihuta. Banyarwandakazi nkaba nkomeza kubabwira ni abantu mwiyemeje kugwa inyuma ya Kagame, nakazi kanyu kandi rwose amaraso yanyu mwebwe azabazwa, kubera yuko ntacyo Kagame atakoze mukireba, ntacyo atakoreye abandi, ikiza mumukurikiyeho cyangwa se mukomeje kumva ko nkuko yabigizeho Imana namwe mukemera ko ari Imana yanyu. Sinzi niba koko ari we ababeshejeho, sinzi niba mwarabayeho kubera ibisekuru byanyu byarabayeho kubera ko Kagame nawe ariho. Ndagira ngo mbumvishe ko mugomba kwishakamo ubushobozi bwo gutandukana na Kagame ndetse no kumurwanya, kubera yuko isi yose igiye kumwota kandi abazitambika uru rugamba bakomeza kuvuga ngo ni umusaza wacu, ngo ni umubyeyi wacu, ibyanyu biraza kuba bigaragara. Ndagira ngo mbabwire ko amarira y'abanyarwanda Imana yarayumvise. Bamwe baravuga ngo Kagame turamwanga, ariko twige kumwanga ntacyo byatumara, nta nicyo byanamutwara, ariko Imana niba ariyo yamwanze abyo ngibyo mubyihanganire mubyemere gutyo. Gusa turanashimira Imana aho ikomeje kugeza ubuzima bwa Kagame, kubera yuko Kagame ntabwo yigeze ashaka uburyo bwo kwisubiraho cyangwa se ngo yigishe n'abanyarwanda kugira umubano mwiza, ahubwo yakomeje kuryanisha abantu, agakomeza kugaragaza neza yuko imibereho ye n'uburyo abayeho yihariye kandi ko Imana ntacyo ishobora gukora kuri we. Abayobozi benshi yagiye ashyira mu mirimo ya leta bagiye bigisha abanyarwanda yuko FPR n'ingabo z'u Rwanda zari ziyobowe na Kagame ndetse na leta ya Kagame, ko ari ibyo bintu bigomba kuyobora isi yose kandi ibyo bintu byo gusengwa mu isi. Aha rero ndagira ngo mbabwire ko nyuma y'inama nyakubahwa Antoine Felix Tshisekedi agiye kuzateranya ejo y'abadepite n'abasena, ikintu azabasaba ni ikintu gikomeye kandi bazakimwemerera, kubera ko ibyo Amerika yamaze kwemeza ntago Sena cyangwa abadepite aribo bazabyanga kandi biri mu nyungu z'igihugu cyabo n'inshingano z'icyo bashinzwe. Mutekereza ikintu kimwe banyarwanda, mwibaze muti ese abadepite na Sena yo muri DRC cyangwa yo muri Congo nibaramuka bemereye Antoine Felix Tshisekedi kwivuna umwanzi, ese azashobora guhangana n'umwanzi? Kuri iki kibazo mbabwiye cyangwa se mukwiye kwibaza, ndagira ngo mbabwire ko Congo ubu yemerewe gutabarwa n'isi yose, nayo imbaraga zayo intwaro n'abayirwanirira barahari, ahubwo mwitege ibigomba gukurikiraho mu minsi iri imbere. Ndagira ngo rero mbasezeye, ikiganiro kimaze iminota mike cyane, abo tubanye uyu munsi nabo tuzabana mu bindi bihe muzakomeze kugenda mukora like, comment, ndetse munakora na subscribe, munatugezaho ibitekerezo byanyu mu buryo bwihariye. Nkomeza kubasaba inkunga yanyu kugira ngo natwe tubone uko tugomba
gushyira ibiganiro nk'ibi ngibi no gukora indi mirimo twiyemeje gukora yo kurenganura abanyarwanda yaba ari abari mu gihugu ndetse n'abahunze ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame no kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu Rwanda nk'uko twabyiyemeje. Rero abanyarwanda mukomeze mushakisha ikintu cyose cyatuma mudufasha mu buryo bw'ubukungu ndetse no mu buryo bw'ibitekerezo no mu yindi nkunga yose mwaduha. Aha rero nkaba mbasezeyeho mbabwira ni abadukurikira n'abazadukurikira mu bihe bitaha, Uwiteka abahe amahoro n'imigisha. Murakoze cyane.